oya ntabwo bikunda. Ufite Denis Omedi mushyiramo tubibone ko byanze, nose biranze gute? Ntabwo byanze. Ufite Kiwanuka mushyiramo tubibone ko byanze. Ufite Mugisha Gilbert Barafinda mushyiramo tubone ko byanze. Ufite Iragwa Hadi wamuguze nk'umuwinga mushyiremo urajya guhengeka ibiki wowe. Ibyo ntabwo bikunda. Icyo ni ikintu kigaragaza ko umutoza wa APR hari ukuntu nawe ubwe ari kwivangira bidatandukanye n'ibyo kuri Darikonovic mwabafana mwe ba Peri, kubera ko Darikonovic nawe iyi pre-season umutoza Abdurrahim Terabi abonye nawe niyo yabonye, birangira abuze igikombe muri Sekafa, birangira mu Rwanda aje arajuta ibintu bigenda gake gake bidakunda, bamwirukana champion itarangiye. Uyu mutoza nawe rero ni hari kuganira kuko ubwo yagize noneho n'imyiteguro irenzi ya Darikonovic muri match 15 amaze gukina muri pre-season. Tekereza umuntu wabonye match 15 atsinda mu match 7 zonyine, anganye 3 atakaje match 5, yinjije ibitego 26, yinjijwa 16. Umva uwo mutoza ikinyuranyo n'ibitego bingaye. Nukuvuga ngo ugiye kureba kuri buri mukino uyu mutoza yarinjizwaga. Apere tugize tinjizwa ibitego byinshi, nta gukora clean sheet biragoranye kuri uyu mutoza, arinjizwa cyane. Kandi impamvu bamwinjiza nikize nuko nguko nyine kugenda hekeranya abakinnyi bikabagora no mu mikinire. Ufata abakinnyi babiri bakina kuri kabiri bose bashyize mu kibuga ngo umwe naye ngo nakine ku ruwari ngo nundi ngo ngamwongereze ngo bafate umukinnyi umwe. Ntabwo ibyo bikigezweho muri football moderne. Urazana ibintu nk'ibya Ruben Amorim, urafata umukinnyi nka Manuel Ugarte ngo nakine 6, hari Casemiro umusaza hari yo amwicaje ufite experience, ugafata defense ya 3 ukagenda hari yubahuza. Jeremy Dukuni gutata kwica senga kubabura akumerere nabi, ariko uba n'icyuha hari harangaye. Umutoza wa Peri nawe mu gihe atari yamenya ngo niba afite wings ndashyira haba wing. Aperi igororotse igomba kuba ifite aba wings bakina wing. Nje nibi ngibi bavuga ngo watarakina ku ruhande, umutoza wa APR Watara akwiye kumushyira ku ruhande nibyo, kuko twabonye yuko ari ha prefera cyane kurenza kuba yakina ku icyenda. Ariko nanone umusimbura wa William Togi ntabwo ari Mamadusi. Mamadusi nawe akwiye kujya gukina ku ruhande, ahubwo ashakisha undi mukinnyi ashobora gukinisha ku icyenda, kuko ikipe ya APR ifite nomero 9 umwe, nomero 9 n'umwe full striker APR ifite n'umwe udakwiye no gusimburwa. Bari bafite Tuyisenga Arsene Tuguma bamujyanye muri AS Kigali, bari bafite Victor Mbawoma Tukuwemeka yaragiye. Undi mukinnyi wambwira waza gukina ku icyenda nini? Mamadusi uruhinja araza n'umudefenseur wa Gicumba arabika gapfunyika akajugunya hariya. N'umuhadi waka yajya gukina gaca ku ruhande akaza gufasha muri median, ariko umutoza wa APR ikintu kiri kumwica aho biri gupfira ahantu biri kwangira ni ugufata abakinnyi akabakinisha ibyo badashoboye, ari kubatuma ibirenze ibyo bagakwiye kuba bakora. Kuko buri mukinnyi mu kibuga bafite role ye. Ni ujya gufata umuntu uri gukina ukina defense uyuma gukina 4 ukajya kumukinisha kuri 6, nyine hazagaragaramo mistake, hazagaragaramo icyo cyuho. Ntabwo ujya gufata Ruboneka. Yego twarabibonye na Adiri yaramuhengetse, Darikono yaramuhengetse, Thierry Froge yaramuhengetse, ariko se nawe uzi umuhengeke kandi ufite abantu bakuguriye bagukwiye gukina wing. Ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda rwose, ntabwo bivamo. Iyi kipe ya APR rero iraza kugera mu Rwanda ku isaha y'isa moya, nibwo iraza kuba ishyika mu Rwanda. Ikipe ya APR yandikiye Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa bari Dar es Salaam, barayandikira ati banyakubahwa, niba ruwana tabonye ariko amakuru ndayafite neza ahangaha. Babandikira bari gusaba ko basubika umukino w'umunsi wa kabiri bafitanye n'ikipe ya Gicumbi FC ku wa 4 saa 12:30.
kuri Kigali Play Stadium. Rwanda Premier League irabireba Ferwafa irabireba bagate aperi sezo yashize mwatangiranye ibirarane bibiri, mwongere mutangirane ibirarane mu bibiri, dore ko kuyambere muzakina n'ikipe ya Pyramids. Rwanda Premier League irababwira ati rero ebe bintu no kwikunda, muze mutere match. Ibarwa bayitesheje agaciro, aravuga ati match mugomba kuyitera, niba murakiku mu Rwanda saa moya, ejo muzaruhuka kuwa kane saa 12 n'igice mugomba gutera match. Ibaruwa ya APR bacishamo agakato, ibaruwa bari bamaze kuyishishimura bandikira Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa, ariko babakuriye kanuza kunuza, barababwira bati muramenye mugomba kuza mugakina match, ibintu by'ibirarane ntabwo tubishaka, muze mutere match tubibone. Ariho rero amagi yarikoroje nk'abantu mwe, amagi yarikoroje. Umuvugizi w'ikipe ya Gicumbi FC yatanze ubutumwa ku muvugizi w'ikipe ya APR Jangwani, yamuhaye ubutumwa kanze mbumvise hano mana we, ntabwo bizoroha pe, ntabwo bizoroha. Kanze numve ko aka video kavuga, numve ubwo butumwa namwe mubwumve neza. Umuvugizi wa Gicumbi yimonogoje aravuga ati rwose muramenye, ati muramenye ibintu byanyu byo gusubika umukino konomba katekinisi yafashe neza kugira ngo irijwi muryumve neza. Ngiye guhura n'ikipe y'igito kwari nkuru, gatangize neza. Ikipe y'igito kwari nkuru impamvu niyise unonge impamvu ya mbere niyise engineer nuko ubu kano kanya ngiye guhura n'ikipe y'igito kwari nkuru. Ikipe y'igito kwari nkuru impamvu niyise unonge w'akazina ka engineer nuko iyo kipe yavukiye hano Gicumbi. Hari n'indi kipe yambara icyatsi n'umweru nayo batangira muri bavuga ngo mu misozi myiza ya Byumba, iyo nayo ninyigeraho nzayi ubutumwa igenewe. Urumva ni ikipe ebyiri zisa nkaho zikomeye, zose zavukiye muri aka karere. So bivuze ko Gicumbi FC ni engineer wo kuzamura amakipe akomeye. Niyo mpamvu nakiza akazina ko kuvuga ngo abo bavugizi bose bajye bumva ko bagiye guhura na engineer, umuntu uvugira ahantu havukiye ikipe ebyiri zikomeye mu gihugu. Ako niko nagakizo. Hanyuma ikindi nitwa Diaspora Intouchable. Diaspora Intouchable icyo bishatse kuvuga, ni nge muntu ngenyene wavukiye mu karere ka Gicumbi, nkurira mu karere ka Gicumbi, nkigamo, nkakoreramo, sigaje kugashakiramo no kugapfiramo. Twagiye rero reka duhita tujye kuri aya magi uko ari atatu. Igi rimwe bavuze ko rigenewe Jangwani, reka duhere kuri rigenewe Jangwani. Irigi rigenewe Jangwani cyangwa ribumbatiye ubutumwa bwa Jangwani. Sa Jangwanovic, ndagira ngo nkubwire ngo irigi ririmo ubutumwa bukubwira ngo ni wowe muvugizi muri iyi saha tutakabaye turi kujya ku rwego rwo kuvugana, kuko abafana ubwira bumva ururimi rumwe gusa, bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngewe biransaba kujya nsesengura nkavuga ururimi rw'abanyabuzare bumva. Hano Gicumbi turi ku mupaka, ubu nimbwira ngabe no muri mucya ntabwo Jangwani aramenye ibyo ari byo. Jangwani ubutumwa ugomba ubumenye, ubwira n'abanyagicumbi mu rurimi bumva. Dufite abaturanyi wari hirya mu gihugu cy'Ubugande, urumva nabo bakeneye kumva ko ikipe ya Gicumbi FC, kubera ko dufite abafana benshi mu Bugande ari bashyigikiriye ikipe. So bivuze ko rero kuvuga mu rurimi rumwe uvugira ikipe witaka ari nkuru ntabwo ibyo byonyine bihagije, gerageza wongereho n'izindi ndimi, sibyo?
nakubwira ngo ndimo nindamushya abanyabuzare bona abari mu karere ka Gicumbi. Ibyo ngibyo ntabwo yamenye ibyo ari byo. Iyo ni task nini mfite kubera ko ngomba kubabwira. Hanyuma nkabwira bari hakurya mu Bugande. Nkababwira ngo fe turi wano. Aba wagizi bona be timu ya Gicumbi FC mujye mu wagire timu ya fe. Timu ya fe timu yo. Ibyo ntabwo yaramenye ibyo ari byo. Hari aho ngaho i Kigali uravuga urasakuza. Twagiye kwiga irya kabiri. mwamwumvise uwo ni umuvugizi w'ikipe ya Gicumbi FC agenda yimonogoza aravuga ati twebwe ati ikipe turashaka kuyihana amagi ewana abantu mujye kuri YouTube icaro murebe amagi yari koroje amagi ewana nahoze ndi kuvugana nawe arambwira ati oya wowe uramenya ati amagi ndayamanukana i Kigali ati ikipe ya APR nuko ubwo video yose muri buze kuyikurikira ku buryo burambuye kuri YouTube channel ya Radio Shingiro Sport ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye no kuri X yanjye Eliel Iragena mbana yiteretseho meze neza cyane hariya ibiriho rwose cyane ibintu bimeze neza cyane hari nawe yageze aravuga ati ikipe ya APR iginageneye abafana b'ikipe ya Gicumbi ati nagiye nyura kuri umwe ati baza tujye gushyigikira ikipe yacu tuyikubite ikipe ya APR ndabizi arageze ku igi yari yageneye abakinnyi b'ikipe ya APR aravuga ati ngewe reka mbibabwire ikipe ya APR umudefenseur azitsinda igitego ati kandi azakitsinda uzakitsinda numwe mu barimo bakuze ati sinshaka kumugarukaho ati wavuye muri ya kipe nashatse kuvuga muvugize wa Gicumbi avuga ati Jangwani wowe uri wo kwirwa uvuga tuvuga ururimi rumwe ati nta n'umuntu ukumva ati twebwe turi ku mupaka we papa ariko sha this is football amwita MC bakubwira uryumve yakubwiye ubwo ruraryumva nyine ubwo niryo yavuze abantu muze kuryumva abafana b'ikipe ya Gicumbi umukino ntabibabwiye amabaruwa ya APR bayatesheje agaciro kuwa 4 saa 12 n'igice kuri Kigali Pele Stadium ikipe ya Gicumbi izabiri kwesurana n'ikipe ya APR amatike bamaze kuba bayashyira ahagaragara kwinjira ikipe ya Gicumbi yakaniye pe kwinjira ni 3,000 ahasigaye hose 5,000 uri kumva 10,000 n'ibihumbi 30 muri VVIP nibyo biciro ikipe ya Gicumbi umuvugizi yavuze ati turashaka amanota 3 n'ibitego 3 kuko amagi dufite na 3 atariko nanone n'agafaranga tugakenyerera atabafana b'ikipe ya APR ati mwere kwigiza nkarango murashaka gusubika imikino muza dukine mudutsinde cyangwa tubatsinde ti muri gutinya iki ko mwita ko muri ikipe ikomeye ti kandi nta nubwo mukomeye ti kuko mwavukiye hano mbareba ati kuba mwaravukiye hano mbareba rero ati bima n'uburenganzira bwo kuvuga ibyo shaka ati kuko abavugizi bose mufite ati ninge bakomotseho reka twamamaze gato tugaruke mu kanya buri kwezi bakajya bama 500. Inkuru ya misigaro ni kimwe niya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye nabo batsinze Shwadiru bakaba bahembwe 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego mu mafaranga 500 tsinde inzozi roto tsinda dutsinde. Mbega sarabwe we aho naguhamagara ibwo wanyitabye niba ari yamabati yihorera nzasakara ejo ubundi yihuta mukamubano we ariko se ubundi kutarwambaye werekeje ngiye kureba abakinnyi b'urunana ngo baje nahi wacu kudukinira imbona nk'ubundi we ukaba warusize n'igihe maze nifuza kubona mukobwa jana ngo mubaze impamvu arangarana ubuzima bw'abana be nagiye mukamubano we ngiye kwirebera Gitefano Nyiramariza na Nadine widagadure kandi wiga. Iyi nkuru ni impamo babakinnyi b'urunana bagiye kuza kubakinira imbona nkubona aho iwanyu
kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 2025 bazakinira abaturage batuye mu karere ka Burera umurenge wa Cyanika ku kibuga cy'umupira cyo mu isantere ya Kidaho isaa 8 z'amanywa. naho kuwa gatatu tariki ya 17 z'ukwa 9 2025 bazakinira abaturage bo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kaniga ku kibuga cyo ku murenge isaa 5 z'amanywa. ni muri gahunda yo gushishikariza ababyeyi konsa, aho insanganyamatsiko igira iti konsa neza ahazaza heza. Muzaze muri benshi twidagadure kandi twiga. Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda. Okay, nuko byifashe tugeze ku isaha y'isa 10:42 turacyari mu kiganiro ishingiro evening sport. Aracyari Eriel Irage na Mr Never Die. Ariko kandi dufite na Airtel Rwanda barakubwira ngo kandi ubu wasanga hari umuntu wasezeranyije ko uzamuhamagara amaso akaba yaraheze mu kirere. Kuri ubu rero wakemera kwitwa umubeshyi kandi ushobora guhamagarukana ukaganira iminota 50 yose ku giceri cy'ijana gusa hamwe na Airtel. Urakanda akanyenyeri 255 urwego. Kuri iyi saha hari abantu bavuga ngo baranywa ku buryo bamaranga nka makesa ngahe ya fanta ngo barye ibiro bingahe ngo bitagira ingano, ariko nyamara nabamara amayinite akubiye muri pake za Airtel. Pake y'umunsi y'ijana iguha iminota 50, akaba rero niya desa iguha iminota 250. Pake y'icyumweru ni iminota 800 kuri 500 yawe. Pake y'ukwezi ni iminota 4,000 ukishyura 2,000 ugakanda akanyenyeri 255 urwego. Itangazo kuri buri wese rero ufite umushu bebe. Airtel igufitiye pake zo gusakaza urukundo rwawe, ukazajya ureka ibintu byo kujya utajya utugenda uvuga ati none se ngo wanije amayinite. Oya, pake y'umunsi y'ijana iraguha iminota 50 ku giceri cy'ijana cyonyine, ubundi ugahamagara umushu ati shu wiri gute. Hanyuma hakaba niguhesha iminota 250 ku biceri bibiri bya desa. Pake y'icyumweru rero ni iminota 800 kuri 500 yawe. Pake y'ukwezi ikaba iminota 4,000 kuri kibiri cyawe cyonyine, ugakanda akanyenyeri 255 urwego. Wari wahamagara umukunzi ukamubwira ubuzima bwawe bwose ukisanzura mukavugana buri kintu cyose, nta hantu mukinze bugacya bukira nejo ukongera gutyo. Mbege yateringira tudabagiza we. Kanda akanyenyeri 255 wihitiremo pake zipakiye amayinite kuri make cyane. Uziko gutanga amayinite bihindura uko abantu uziko gutunga amayinite bihindura uko abantu bagufataga ndetse nuko witwara. Ibyo kandi birumvikana kuko iyo ufite amayinite ntabwo wirwa uteraguzwa, si byose. Uravuga ati mwakire mbatize sha muhamagare uti gute rero. Dore uko babikora rero. Icyambere uvuga utuje ntacyo wikanga, utavuga ngo tuyinite tugiye gukonoza amane ngo reka nkubite mbangura. Oya, byaba ngombwa ukanasubiramo ukavuga ati kavuga ati se wanyana ati wabyumvise, ukongera ugasubiramo nyine ukabivuga utuje nta kibazo kirimo, ubundi ibintu bikagenda neza. Ugasobanura nta gikurikirwa ndetse nta n'urwikekwe, ugasobanura ibintu neza cyane. Uwo wahamagariye ukamubwira ati boss, uwo wahamagaye nawe akavuga ati boss. Ubu rero wemerewe ibanga nta rindi nuko wagura pake zikubiye muri Airtel ugakanda akanyenyeri 255 urwego. Umuntu wanjye rero ukeneye guhamagara mu kazi kawe ka buri munsi, ngaho uri umukaransi ukeneye kuyikiraka, uri mu mujyi hano ukeneye kujyana ibintu kuri Dorasare, uri ahandi hagiye hatandukanye, uri Gatsibo ukeneye guhamagara umuntu w'Igicumbi ngo nakuzanire kakuriye, nta kindi rero wowe icyo ukwiriye nuko ufata Airtel. Igufitiye pake zigiye zitandukanye zijyanye nuko ikofi yawe iteye. Hari pake y'umunsi nabikubwiye igiceri cyawe cy'ijana gusa ikaguhesha igiceri cyawe cya 50
ikaguhesha iminota 100 akaba niya desa ku biceri bibiri hanyuma ikaguha iminota 250 ubundi ukaryoha sha. Hanyuma rero hari ikindi utamena muri Airtel Money tugufitiye promotion zigiye zitandukanye. Wa mujeni we uri kwibaza ngo bigenda bikete, none se wa mujeni we reka nkwibarize sujyana n'iterambere se sukurikira fresh se suburi kuri hit se ibintu by'utumanyeri suburi kubikurikira fresh cyane. Reka rero noneho bungubu ngubwire yuko igikenye wari ukwiye kuba ufite data n'amayinite ya buri cyumweru kandi adashira akubiye muri pake zirimo ibintu birenze cyane. Ibaze ko ku gihumbi cyawe ubona gigabyte imwe ya buri munsi, hanyuma ku cyumweru ugahabwa n'amayinite adashira akarusho, kandi iyo uguze ukoresheje Airtel Money uhabwa bonus ya 50. Ibaze nawe kandi akanyenyeri 182 ubundi uryohe. Hari abantu rero hanze aha bakoresha data nka robine y'amazi ugafungura no gufunga stop nani stop nabyo gufunga ni nka robine nyine hahandi uvuga atamazi se ko nayagura ugafungura. Nanjye kuri phone yanjye rwose sinjya funga ibintu byo kuvuga ngo ndafunga data gute se kandi ndi gukoresha Airtel Money ntabwo bikunda. Rero bando zawe nta nubwo zashira nkawe koko ntabwo uzi ko kuri bitatu byawe watunga gigabyte ebyiri buri munsi mu gihe cy'ukwezi ukanahabwa amayinite adashira. Sibyo gusa kandi iyo guze pake ukoresheje Airtel Money ndetse na data tuguha inyongera ya 50%. Nge ndumva rero ikibazo gisigaye ari wowe kuko bitari ibyo ngibyo wakabaye uri gukanda akanyenyeri 182 urwego ubundi ibintu bikagenda fresh. Muri ibihe tugezemo rero nukabure ibintu bibiri, icya mbere na amayinite, icya kabiri ni data kuko ukwiye kugendana n'igihe. Ibintu byo kuvuga ngo none senga amakuru agezweho ngo nayaye oya, ukwiye kuba ufite amayinite ugahamagara ukabaza, ukwiye kuba ufite data ukajya kuri internet, ukajya kuri TikTok, ukajya kuri YouTube channel, ibyo byose ukagenda ubigeraho hanyuma ubundi bikagenda neza. Kuko ubu ngubu turakubwira ngo niba ufite igihumbi cyawe igomwe ako kaji ukareke kuko igihumbi harimo gigabyte imwe ya buri munsi, hanyuma mu gihe cy'ucyumweru ukanahabwa amayinite adashira. Ibaze nawe rero ikindi nukoresha Airtel Money nkuko nagiye mbikubwira kuri iyi pake urahabwa inyongera ya 50. Dore umurongo nanjye nkaba umuntu pe kandi akanyenyeri 182 urwego. Hari igihe rero weekend igera ikofi yawe nta kintu kirimo uvuga ati ntabwo ndi busohoke na hantu ndi bujye. Ibyo rero iyo ufite pake y'ukwezi irimo amayinite adashira baguhereza gigabyte ebyiri ku munsi. Hanyuma rero niba ari aho ngaho wahisemo ni hahandi uhitamo agafilime ukakareba, ukajya ku muziki, ukarya show, ugahamagara abajama bawe mugasabana, ugakoresha conference call, ni ibintu bikaryoha. Ibyo byose n'ahandi wabisanga usibye muri Airtel Money ubundi ibintu bikagenda neza. Ibyo byose rero iyo ubikoze uhabwa inyongera ya 50%, hanyuma ubundi ukaba uryoshye cyane kuri smartphone. Ibi ngibi biri smart byanyabyo ntago ari ibintu byo kubeshya. Urakanda akanyenyeri 182 nkuko bimeze. Dusohoka kuri Aperi na Gicumbi FC. Ikipe ya Gicumbi yakaniye amatike mwayumvisha abanyagicumbi. Ejo bundi ngo mwaragiye hari abafana ngo umufana yishyuriye. Hari abafana mwagiye mutitwaje igihumbi mugiye kuri match ya Gicumbi na Bugesera. Rero ibyo bicike tayari perezida w'abafana ba Gicumbi FC ukora ubukangurambaga abafana bose bazagende bameze neza. Ibihumbi 3 babikize ku ruhande ubu muri systeme byagezemo muri systeme nugukanda akanyenyeri 935 ubundi ukagura itike yawe. Niba nibeshye ariko nuko nguko bimeze, ukagura itike yawe. Hanyuma reka twerekeze muri Rayon Sport.